Ese wigeze wibaza impamvu urwara imyate kandi woga buri munsi? Waryama ukumva imyate yawe irimo irakatagura amashuka ukumva umujinya urakwishe, ndetse wagerageje uko ushoboye ngo ukire ariko biranga by'ubusa, bigatuma utakwambara inkweto izo arizo zose kuko ufite ipfunwe ko bagenzi bawe babibona maze bagakeka ko utajya ukaraba neza. Oya, wikomeza guhangayika wibaza icyo wakora, kuko uyu munsi naguteguriye ibintu karemano ushobora gukoresha bikagufasha guca ukubiri n'imyate. Mbere yuko dutangira rero ndakwibutsa gukora subscribe niba utarabikora, ndetse musaba kuza kurangiza ino video kugira ngo wungukiremo byinshi byagufasha ndetse n'inshuti zawe. Mbere yuko wica igitera rero ugomba kubanza kwica ikibimutera. Ni ukuvuga ngo mbere yuko umenya uko wakwivura imyate, reka tubanze turebere hamwe igitera imyate. Imyate ishobora guterwa no kumagara k'uruhu rwo mu kirenge, indwara ya diabete, obesity, hypothyroidism, indwara iterwa n'ibara ry'umunyungugu witwa iodine, ikaba irangwa no kumva ukonje cyane, umunaniro ukabije, kumagara k'uruhu ndetse no kubyibuha cyane. Imyate nanone ishobora guterwa n'indwara y'uruhu yitwa eczema cyangwa se eczema bitewe n'uko usoma, ikaba ari indwara ituma uruhu rwo mu ntoki ndetse no munsi y'ikirenge rushishuka, hakaba hanazaho n'ibyo nge nakwita ibisebe ariko bise nk'ibijya kuma. Ikindi kandi ukagira uduhe duto duto cyane kandi twegeranye cyane ku ruhu. Iyi ikaba ari indwara ibabaza cyane, bityo bigatuma wumva wakwishima. Imyate nanone ishobora guterwa n'indi ndwara yitwa juvenile plantar dermatosis, ikaba ari indwara nanone ifata munsi y'ikirenge igatera uruhu rwaho gusatagurika. Niba urwaye imyate ariko ukaba urwaye imwe mu ndwara navuze, inama nakugira ni uko imiti neza nk'uko bitegetswe na muganga, ndetse no kujya wibuka kunywa amazi meza buri munsi. Noneho reka turebere hamwe ibintu karemano ushobora gukoresha mu kwivura imyate mu gihe iterwa no kumagara k'uruhu. Ushobora gukoresha amavuta ya gikotoro yitwa vaseline ndetse n'indimu. Amavuta ya vaseline rero ukaba wayasanga mu iduka ricuruza amavuta rikwegereye kandi ku giciro cyiza. Amavuta ya vaseline atuma uruhu rubobera. Indimu yo ikayafasha mu gukuraho utunyangingo twapfuye ku ruhu ndetse no gutuma hamera utundi dushyashya. Byaba byiza mu gihe ugiye kuryama ufashe ibirenge byawe ukabishyira mu mazi ashyushye, ariko nanone wumva atarimo kukubabura mu gihe kingana n'iminota 20. Warangiza ukabihanagura ibirenge byawe, hanyuma ugakotora amavuta ya vaseline ku rutoki maze ukashyira mu kiganza, ubundi ugakamuriraho amazi y'indimu wenda nk'ibitonyanga 2 cyangwa 3, hanyuma ukavanga amavuta ya vaseline ndetse n'umutobe w'indimu ukoresheje ibiganza byawe byombi. Warangiza kubivanga, ubundi ugahita ubisiga ku gatsitsino kawe. Warangiza gusiga ku dutsitsino twombi ukambara amasogisi ubundi ukaryama. Uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha ubuki, kuko burwanya udukoko duto duto cyane tutabonwa n'amaso ya muntu. Ubushakashatsi bwerekana ko ubuki bushobora gusukura ndetse no gukiza ibisebe, ikindi bugatuma uruhu rubobera. Nk'uko tubizi rero, hari igihe umwate usaduka ndetse ukaba wanava n'amaraso. Ukuntu ukoresha ubuki rero, ufata agakombe kamwe kuzuye ubuki, warangiza ukagashyira mu ibase y'amazi, hanyuma ugashyiramo ibirenge byawe, maze ugakuba imyate yawe ukoresheje twa tubuye bitirisha cyangwa se ikindi cyogesho usanzwe ukoresha mu gihe udafite ako kabuye, ariko ukibuka ko ugomba gutsira ibirenge byawe biri muri ayo mazi mu gihe kingana n'iminota 20. Ibi ukaba ugomba kubikora kugeza igihe imyate ikireye. Uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha ifu y'umuceri, ubuki ndetse na apple vinegar. Impamvu umuceri ukoreshwa ni ukufasha mu gukuraho ruriya ruhu ruba rwaraje ku bitsitsino rukomeye cyane, naho vinegar yo ikaba ituma urwo ruhu rworoha, bityo umuceri ugakora akazi kawo. Aha upima utuyiko 3 tw'ifu y'umuceri, ukongeramo akayiko kamwe k'ubuki ndetse n'ibiyiko 3 bya apple vinegar, hanyuma ukabivanga neza,
hanyuma ugashyira ibirenge byawe mu mazi y'akazuyazi mu gihe kingana n'iminota 10. Iyo minota yarangira ugafata bike kuri ya mvange yawe, hanyuma ukabisiga ku myate yawe usa nk'ubikubisha. Mu gihe unafite imyate mu ntoki naho wakora nk'uko wakoze ku birenge. Ibi ukaba wabikora inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Ushobora nanone gukoresha umuneke. Ubushakashatsi bwerekana ko imineke yifitemo vitamine A, vitamine B6 na vitamine C. Izo vitamini zikaba zituma uruhu rugumana elastique yarwo ndetse n'ububobere bwarwo. Bityo rero umuneke ukaba wakoreshwa mu kuvura indwara y'imyate. Aha ufata imineke 2 ubundi ukayinombanomba, hanyuma ugafata iyo nombe y'imineke ukayisiga munsi y'ibirenge, hanyuma ukabirekeraho iminota 20. Iminota 20 yashira ugakaraba ibirenge n'amazi meza. Ibi ukaba ugomba kubikora buri joro mu gihe kingana n'ibyumweru 2. Ushobora nanone gutsira ibirenge byawe ukoresheje baking soda. Nk'uko twagiye tubireba muri video zitandukanye, twabonye ko baking soda ifasha cyane mu gukuraho utunyangingo tuba twarapfuye ku ruhu. Ikindi kandi koga ibirenge ukoresheje baking soda bikaba ari igisubizo ku bantu bafite ikibazo cyo kunutsa inkweto, cyangwa se ku bantu bakuramo inkweto bakumva ibirenge byabo bifite impumuro mbi. Ukuntu baking soda ikoreshwa rero, ufata amazi y'akazuyazi ukayashyira muri twa tubase duto cyane, hanyuma muri ayo mazi ugashyiramo ibiyiko 3 bya baking soda, hanyuma ukavanga neza, maze ukadubikamo ibirenge byawe muri ya mazi mu gihe kingana n'iminota 15. Iyo minota 15 yashira ugakoramo ibirenge byawe ukitsirisha ryabuye navuze haruguru witsirisha. Warangiza kwiyunyuguza n'amazi meza, ubundi uganagura ibirenge byawe. Ibi ukaba ugomba kubikora inshuro 2 mu cyumweru, wenda nko kuwa mbere no kuwa 4, cyangwa se kuwa 2 no kuwa 5, cyangwa se wowe ubwawe ukareba iminsi 2 mu cyumweru ushobora kuboneraho umwanya. Nkuko twagiye tubona ko igikakarubamba gifite umumaro mwinshi, n'ubu rero cyakwifashishwa mu kuvura imyate. Mbere yuko uryama nijoro, ufata ibirenge byawe ukabishyira mu mazi ashyushye ariko atari cyane ku buryo yagutwika, hanyuma ukitirisha ryabuye nahoze mbabwira. Warangiza ugakuramo ibirenge byawe muri ya mazi, hanyuma ukabihanagura, maze ugasigaho umushongi w'igikakarubamba, hanyuma ukambara amasogisi ubundi ukaryama. Noneho mu gitondo ukoga ibirenge byawe n'amazi y'akazuyazi. Ibi ukaba wabikora iminsi 4 cyangwa 5 mu cyumweru. Ikindi nakubwira nuko mu gihe umaze koga urimo urisiga amavuta, ugomba kwibuka ko munsi y'ikirenge naho hakenewe gusigwa amavuta, ariko ay'igikotori. Ikindi kandi ukagerageza uko ushoboye kwambara inkweto zipfutse ibitsitsino mu gihe ugiye gukora urugendo rurerure n'amaguru mu gihe cy'ubushyuhe. Ndagushimiye cyane wowe warebye ino video kugeza ku musozo. Nkwibutsa gukanda subscribe niba utarabikora. Ikindi kandi nibagirwe gukanda ako kazogera ko ku ruhande kugira ngo utazigera ucikanwa na video n'imwe muzo dukora. Niba hari icyo ino video yakumariye, ndagusabye ngo ntugende udakanze like. Ikindi kandi mwadu ibitekerezo byanyu mubyandika muri comment.